Reka nshimire wowe wakoze subscribe kuri channel yacu, reka nshimire wowe ukunda filime umwari series. Mukomeze mukore subscribe ubundi tugeze ku 100,000. Ariko nabazariye indi filime cyashya. Aya basiya. Rebe, hakuno muri quartier intambara zavutse do. Batavuze ngo musohoze. Moso zana hano. Gasasira muramuzi. Numuhitinzi muri quartier. Nasohoka Baramuzi ndamushaka. Bamurebera ku rutugu wowe nde umushaka. Ucezereza ngake. Iryo wabiryana pe. Wabiryana gute? Wangiriye imwe ko ndi imfubyi. Gutwita byo nago birimo. Utazabihonda mukanene. Kare. Kandi muzima. Nukuri banje ndi muzima ko ndi imfubyi sinushaka. Bamwicishije icupa. Papa yari yicishije icupa mama. Urebe. Kumbwira ngo nkamwime ibintu. Je mwime bwombo ukamwima. Anyisha. Iyambaga yansiramura nta kinya yahita nyica. Menya ko ari we nzabyara. Sha mwana. Umunsi nari gusiba. Imbaraga nari kuzikoramo ibiraha kabisa. Kamako Ruvi. Hako na ruwatahutse. Menya yarahukanya kaburujya kumucyura. Imana ibahe umugisha kandi turabakunda cyane. Mwitonganya n'ibiki. Uraza umbwira iki? Ibintu byose uri kwemera, ubuzi igisobanuro cy'ibintu uri kwemera. Ako se bubaye ikibazo ufite n'ikikuye. Uza amagambo Latifa mbwiye. Abwiye ayo magambo se. Ikimuzanye nakize. Nukusohora hano. Ntabwo kagize n'ibintu. Twagira ngo umwana mu mutwe. Bagusohora ngase n'umugore wangira kurya gusohora nga. Hari inshingano tanye nawe sibye uwo mugore wangira n'uwari wundi. Ufite ikibazo cyo watuje ugakagenda gake. Akubwiye ngo ikisubone. Arantutse. Ni byonyine no kwinjira mu cyumba. Ubona ko ari wajya muri nkamaniko yinjira mu cyumba. Ubundi niba uruvuze ngo ni mukecuru uje kubera iki ariko? Kubera iki? Ariko se tuni waretse amahane kwe. Wibara akamaro dufite. Ndakubaza. Akamaro kahe? Akamaro ka barozi n'abaki bose akamaro kabo nakahe? Nta kintu umbwira aba bantu zanye Imana yandi simba shaka basohora impunzi. Ntago basohora none. Basohora nicyo kintu cyonyine muri iyi si. Ese ubwo watuje ngara gusobanurira. Ariko kamwase ikintu kimwe tuni. Ugiye ko nimba Latifa nyine bari gushaka imitungo yandi yabirasa. Rero tukwa dushaka imitungo yandi ya Karindwi. Ibyo numva bituzanye bafitanye huri. Umva nta connection irimo. Wumviye nta connection irimo. Nta yuri kumva ngo bahita wagereka gwatuza. Niba ibya mbere twarapanze bikaga bigafenya. Tugatuma ba dusi tugatuma babahene ibintu kandi muri. None ngize amahirwe aranyeze nyapfusha hose. Watuje tugashaka uburyo tubona imitungo. Urabona ndigisha uburyo ndetse mo ntapanye. Kandi ngo ukoresha garagutse n'ibizin ntagaragutse rwose. Ariko wabaye kuki wumva ko batantuka ariko? Kuki iyo ngibi bibazo bimbaye wumva ko ngende kukubesha? Kandi wagira ngo wabaye umukiriya w'igihe cyawe cyose. Utu ugira ibibazo n'abakure. Abako ntabwo bagiranye n'ibibazo. Igihe cyose wagira ngo wabaye mu bibazo. Ntushobora kumva n'umuntu uri kukubwira. Wowe bareka abantu batuze baryame barukumva. Hari bafate mu rugo bafate neza. Gera Latifa simushaka basi mukecuru umusigari. Ushaka intaryama nazo. Wasanga ari urufunguzo. Inde? Latifa ngo kuvuga. Latifa se bari urufunguzo rw'ubu. Ese ufite ikibazo waretse ibyo gufuka kwe. Wetse ibyo gufuka ukabana n'itse mu. Akozwe nambwiye. Wamwihorese nawe ngo Karine nitande wenda kumuzi nta kintu maze muri uru rugo nzabaho muri uru rugo nsuzugurwa kuva ku munsi wa mbere kuva mu ndwiga kuva mu nzabaho muri rugo nsuzugurwa nzageza ryari wazanye ikapu bika angaha ukazana ikapu kayibika ukazuka tukaganira wagiye gutera amagambo kandi ko mbize atapfa gutuka atari umwijeje ubwo yamurebye abona kuntu muri gihe bavanga nige mba niyejeje ku bantu ariko ubundi ufite ikihe kibazo ngo wafushe ndabizi ubwo abonye umugore mu nzu wategengeye nyine ubonye kirage karesene ya mwiza uti harahiye Bonsoir. Ni boss. Karame birasa. Shino mukuru umudugudu se wakomeje kugira ibintu birebire cyane. No umuntu inshuti yanjye cyane. Ibyo n'umudugudu nta nisibo nyabona. Kanage ndakujya gupira no gukata umucuruzi. None se Rudolphe Karame
twavuye hano ibintu byose tubivuganye tubyumvikanye ugarutse kugira ute noneho kandi rwose numva naratekereje ndavuga ati nta mpamvu yo gukomeza kugirira ibibazo rwose reka tubyoroshye nyine buriya mpamvu nanacecetse ntakomeje no kujya mbahamagara rwose nanjye narabyemeye ko rwose mwaba mugumanye mu gihe mukibitekerezaho ariko nyine birasa nk'uko nyine ubibona nubwo utakiri umukwe wanjye ariko uri umufamiliyeri nyine wanjye ntabwo nabura kukubwiza ukuri nyine challenge nyine ziba zibaho mu buzima uyu mugabo witwa Gashamura nyine ni umucuruzi w'iwacu hari ibibazo nyine tumaze iminsi dufite turi kwirukankamo hano muri Kigali ariko nyine njya hano hari ibibazo by'ideni yarandimo ideni nari muri ry'amafaranga ariko nyine mu gihe turimo gushakisha uburyo nayamwishyura ahantu nyine nabaga nyine ega mvunaguye mu magambo nyine ntabwo bigikunze ko maguma navuze nse birasa ko mbona afite inzu nini kandi birasa rwose ko ari umuntu mwiza ndavuga nti ngo turi ikibazo rwose nubwo buriya nubwo waduha icyumba kinakumba gatoya nk'akabazamu nabonye nta n'umuzamu mugira igihe nawe twakabamo twe turi abantu rwose bazi kwiyaranda nta kibazo wakwitonze ko ngewe ubu si mukunda ko urana n'umugore nakurutisha watuje Latifa arabangamiye kubangamiye ati iminota 30 tamaze ngahe ahise kubangamira irani shitani yinjiye mu nzu iyo abarasohotse ariko tuza genda ese ntabwo unyizera wahagwa tugashaka ibyo twagezeho dushaka kugera tukakigeraho abantu ko badafite runini business aso bundi buriya mukecuru ashaka imitungo ya Karine ashaka imitungo ya Birasa byose cyarimo ariko ufite ikibazo twe turashaka imitungo ya Karine nawe warashaka imitungo ya Birasa kandi abantu bafite isano ni ngombwa tukure makuru natwe dushobora kugeraho duhera aho rero numva ibintu byo kutabyumva niba ashaka imitungo ya Birasa kuki atagiye guhangana na Karine ngo yaje gusaba icumbi yaje guhangana watuje ubu ntabwo wakwiyambaza ibyo ntabwo twabiganira ariko ubundi ubu bite byabo yego ibyo twabigaro mbere nuko baza nubwo mbere umudamu aje hanga waritse amahane waritse amahane umugore kandi nawe sinzi ikintu yigize ibintu byo gufuha waritse ibintu byo gufuha ko mukunda wenyine azava muri cyane cyo maze korana mu byuma cyane ntaho ujye umuza ijisho niba ufite ikibazo cyo kumufuhira ahubwo ugenda ushaka amashuka meza uzubasasire uzane yakuvura insasi inkumi ingana kuri yasi none se abashyitsi inshize amashuka angana ntabwo bakisasira ese ubwo uri mu biki ufite ikibazo kwisi wabasasi kana abashyitsi kumbasasi umukobwa ungana kuri agenda musasira ubu rero ni umukobwa w'uruhinja ku buryo njya kumusasira ngo mama ngwino uryame ishara by'umukobwa areba iby'umubyeyi janga ura naga kubyana ganye umubyeyi araje ariko ari kumwe n'umukobwa w'inkumi ukuze ndashyira amashuka arabisasira kandi n'indi bintu eko nk'ubwo urya tuzabare gute kwera ugiye kuzayisuzugura none bishaka ntabwo ushobora gusuzugura bizi ko mukunda urabizi ko nta kindi kintu muri iyi si ndeba sibyo wowe ikintu mba ndi kukurebera ibintu bishobora kuduhungabanyiriza n'urukundo n'ibibazo byose dushobora kubona byo nkabikurebera hakiri kare nkanabikubwira ariko ntunyumva we tuza nakubona abantu ko tufite inyuma we wireba ibyo gufa cyangwa n'ibya nona reba ibiri imbere bizatugira akamaro uri kumva basha kibashe ko bashe kuvura ariko ufite kuvura kabarambaro n'ibintu byataye biko riva bose turi gusanga basada kandi cyo byo mubwiye nuko gishaka gusura ninga rose ngo kuvura turagiye turabonana mwenye kwa narabashyitsi reka kujye kumbaganyiriza kandi kubazima yari kwategera n'agacyayi urango urasa n'ugusura murafuka by'amafu ubu ntabwo wazi ko nagatekera ubuzibana ari reka ibyo kwibyimbye abantu kirava vakanisa ko ndagije ukumva yes ibyo ariko nta kibazo ibi ngibyo nkeneye ndakizi ngomba ngo fokasinga ku byo nkeneye paka ngize icyo ngeraho nta nubwo mbasasira haya tunajya gushakisha tukaza twanariye twiryamira gusa kuko gusubira iriye po byo urumva iriye po uragira gutya wacuruza n'inkoko bakayikwambura ngo amadene ngo amabanki ku buryo hari akakwiza ukuri no kugira ngo ukore ku mafaranga yo 400 y'u Rwanda wayakure ni ibibazo da ni ibibazo no kuri kw'Imana akose rudo kame urambabarira ntabwo ari ukukubahuka pardon ntabwo ari ukukubahuka yego ako nawe urarengera kabisa
gukora iki se birasa erega ntabwo enda ntubifate nabi wenda iwe ntabwo abizi buriya iyo umuntu w'umugabo yiyambaje umugabo mugenzi no kurya biba byanze ntawe unyamukwe asetse yaba cungari mu Kinyarwanda ngo ntawe unyamukwe asetse cyangwa mu kwa nyirabukwe biba byanze pe rero reka mbabwire mwa bagabo rwose si ukubabeshya pe ntabwo ibyo bintu muri gusaba byashoboka oya ariko gusa nabwirwa n'iki kibagenzi wanjye nashaka gushyira mu cyumba cyo hanze nabyo ntabwo nta n'igikapu mfite ubu mfite umuzamu ntabwo kamambiri nzazigurira ntabwo mwabonye umusore wafunguriye ku gipangu se na kariya kazu ko hanze mbonye k'imbaho yakabamo nose ugiye kubana n'imbwa nabanayo yego mwibana n'indi ntabwo rero tumva itatubangamira nubwo iryama buri munsi ra reka nubwo yararihagaze sarwa ari umuntu nta kibazo hari indirimbo ya kera y'abagabo b'imitwe niba ari babiri niba ari batatu mpamvu y'ubugande bitwaje turoshe se oya ntabwo ari ubwo nimbi yavugaga ibiki abagabo b'imitwe nyine baje i Kigali bajya mu bitaro barahasiriba bajya muri hoteli barasiriba ntabwo twajya kwa muganga nubwo tutarabe imitwe ariko ntabwo yo kwa muganga no gushinyagura rero Rudolphe ntabwo byakunda rwose oya ariko nawe kimwe nose mugiye nacu nose ibibazo ufitanye n'umukobwa we ntabyo uko abantu b'iki gihe umuntu aricaye ntibamusuhuza hajya usuhuza n'uwinjiye cyangwa usuhuza nako abakire barasuzumura koko akora ushe akarinde bite amakuru yawe ni meza amakuru yawe amakuru ni meza wamenye ntabwo nakumenya ndakubeshya njyewe kuri kubwo utandeba se banza undeba ariko ntabwo uzi ukuntu ndi mwiza ashaka ndeba nabibonye ni mwiza cyane buriya abahungu benshi barankunda cyane cyane basa nkawe hano ni iwanyu se hano ni mu rugo wandebye nanone kuki uri kureba hariya cyane se ufite isoni aho buriya njye hashaka amatiti buri mwiza njye nkunda kubera nyine ubwiza bwanjye burarenze nyine abahungu batabareba ku ruhande kuko nyine ntabwo wandezista guseka neza urakoze cyane kuva navuga ari wowe mbonye umuhungu mwiza amen nahise ko nakumenya ko nakumenya njye nitwa matiti matibori matibori witwa izina ryiza rahira mbivuga ongera ubivuge izina ryawe narikunze goko rero matibori karame ngiye nkubwije ukuri ntabwo mbona gusa ijwi ryawe ukuntu uvuga numvise uri mwiza nk'uko wabimbwiye reka ntabwo ndi mwiza ndambabarira reka ntabwo ndi mwiza ubibonye use gute ko ndi mwiza utabona ariko nono ntabwo ubona seriye ngeze he mwegera ngeze he mwegera iminwa yanjye iri he cyakuza nuko nyine ngiye nakubashye ubundi ntabwo byari bikwiye ko njye nawe tuba turi kuganira none ariko namuhamagara akaza mu kazi yamureke ga ariko nanjye nacishije make ga burya ndafitanye ikibazo birabarega hano rwanda nakomanga burya ndi umuntu uzi kwiyakira kandi uzi kubabarira no kuresa ibintu bikagenda rwose pe mfite umutima mubi ntabwo bazuye umugabo n'inshuti yanjye ndi inyangamugayo ndiyinze ngira ahangaha sindafungwa sindambura nta n'umuntu arambura cyakoze ibintu uri kunsaba birantunguye ntabwo narizi ko ibyo bintu wabisaba
se ni ngombwa ko twatuyana ku meza ntabwo twatuza twariye tuzatujya muri resitora erega ni ahantu ho kwihengeka gusa ubundi urebye nushaka kutubwira iminsi 2 turatubonye twatagiye umujyi n'ikintu mutamfata mu mutwe buryo cyangwa se reka ngweke n'ikindi cyoroshye niba nta n'icyumba ubuse tuvuge ko ino nzu nta mabati wakuraho twaye turarya amazi ko tuza amabati twiyorose umuntu yareba nk'abantu b'abagabo hakugira ngo tuguteze ibibazo ko wagira ngo ndi kurota ntabwo ibintu ndi kubona ni ibyanyabyo mu maso yanjye cyangwa uri kurota ntabwo uri kurota muvi ndimo ariko urivindika nuko turi inshuti ako ntabwo tuvindimo Imana twaguha n'ibyangombwa ariyo irangamuntu yawe bayizanye nazi twaziguka zibika gusa nayandi n'atari nayo barayimpaye ufite ebyiri biranyobeye neza kuri ngaho ni musohoke mugende tuzigaruka se ntabwo byakunda ni amasaha ageze umwari uretse umwari umwari birasa uretse abantu b'abagabo burya ikintu kibananiye hari ubwo uvanga nk'umugore bikarushaho kuzamba kuko uyu mwana aracyandakariye rero wamuzamurira dayimoni twareba uburyo cyangwa se tubiganirire hanze nta kintu twabivuganaho kuko ubwawe ibintu mbwira rwose biranuma gusa wumvishe ngo kujya numva ngo hano i Kigali barafunga n'uje ngo badufatiye ku muhanda baratujyana ubwo kuko ntiwajyana hagati mu kuba ati se birasa abo bantu b'imitwe byaje kurangira gute muri iyo ndirimbo ese wanamuga niyo ndirimbo reka nta nubwo nayirangije iyo ndirimbo y'abantu b'imitwe ngo byagenze bite umuntu wenda akuyemo n'isomo musohoke mugende twerekeza ugenda tubwira iyo ndirimbo ntabwo ndi bubaherekeze musohoke mugende gusa urantunguye cyane excuse urantunguye hari uburyo agatima k'impuhwe musohoke mugende abagabo Matiyo karame mbabarira wicare hari sibyo nicaye wabaye iki se mungu mwiza nkaho atareba Urumva ari igitangaza kuba ntareba witwa nde njye nitwa Matibore nanone nanjye nitwa Hirwa nde Hirwa witwa Hirwa wowe Hirwa ewe sha ntago wahiriwe ahubwo warabihiwe mumbabarire wabaye iki se nagize nyine nakoze impanuka bimviramo kutabona impanuka ari agisebe uhita uhuma wakoze impanuka y'iki se bamenya ko nakoze impanuka cyangwa wasuzuguye ababyeyi Imana iraguhana aho niba wasuzuguye ababyeyi bawe bari runangiye uri kunyumva akurumva urumva nanjye rero buriya nasuzuguye ababyeyi nyine ndatoroka mva mu cyaro urumva nza hano niyo mpamvu ubona naburanewe Imana nyine yamana nashaka kuba nyine Imana ndaraguhaniye bitewe nuko wakintu wakoreye umubyeyi mama wawe cyangwa papa wawe umuti wawe uvuga gutyo ntabwo ngiye kuba ameze gutya ariko nasuzuguye ababyeyi ibihe biha ibindi kandi iminsi irahinduka ibihe ibindi kumeze nawe ejo byakubaho ahaha reka ego ibintu bandoga ntabwo ibyo byo kubimumyiza ubwo birimo ibyo bandoga none se umva ngiye kurira aya ndimo ndakumva ntabwo ndizwa n'iki kandi wadusura urimo uratuganiriza mwamaye ibiryo se uramenya aho biri mbabarira bashonje se hano n'ukuntu ari heza mama haba heza hagira njye sinshobora kubana n'umugore
umugore arareba abantu akabahera ku birenge kusa ku mutwe n'isesemi nyinshi nk'aho agiye kubarukaho. Uzi ukuntu ansuzuguye hariya mu cyumba, ibikapu bijugunye muri koridoro, ntanyeretse icyumba, arahagaze arandeba ngo nkaho ndinjira ndi inka ndi itungo ndiki. Ndamurebye icyumba badahaze kimeze gute? Mashuka arashaje, bagira ngo bayasasiraga abana, urumva wagira ngo ntihaheruka gukoropwa. Mama njye nta mfa kugira ngo mbe ahangaha, byarutwa nkaba muri gereza cyangwa asubira kwa birasa, byose ni hahandi. Muntu nsuzugura kuriya ariko ko kurenzwe vuba pe aka kanya bagiwe kari akazi twari turimo, imvura yagwaga tugahagarara tukitwikira amabase. Oya mama ntabwo ari ukurengwa, njyewe ngumye hano naba umugome noneho 200%. Nakora gashya ku buryo bajya bande bakavuga ati dayimoni aratambutse. Tugize Imana Gakire twemereye gukinga umusaya ahangaha. Uriya mugore yadusuzugura nta kurusha agasuzugura. Uriya mugore yasuzugura nta ndusha agasuzugura. Noneho mpangane nawe. Hangana. Reka. Uri ushobora kugera ku cyaro Gakire akakwikundira. Mateba. Karame. Haguruka. Ndara mu gikoni y'icyo cyo kurya. Nijyane mu gikoni njye nyine. Yego. Njye kureba ibintu byose byarore. Ariko urigabanya utugambo. Haguruka ugende hara mu gikoni y'icyo kurya. Yego. Harimo inyama zika. Ugize ushobora. Hamwe. Tugambo. Yirwa. Nako higiro. Higi. Iregura nitabyo nanizo rufite. Uwakubona wowe n'urwo rutwe yabatse dore umwana mwiza. Narakubonye amanyanga ufite. Ndashaka ko tuvugana nawe. Shaka ungwize kuri uyu munsi. Urakuvugisha nawe kuvugisha. Isukuri nagira n'ukuri. Ukugira sahubwo nukuba. Ubutinyuka mbeshya izina. N'ukuntu twagufashije. N'ukuntu maka yakwitaye akaguha agaciro. Nturangize ibintu byose bihindura isose. Ndashaka umbwire papa wawe ninde, mama wawe ninde, iwanyu ni hehe. Umpezera nimero z'iwanyu mbahamagara. Gira vuba vuba. Ibihumbi byo ngibyo ari byo ushaka. Singavuye ngo duteyana amagambo je nawe. Urumva ku myaka mfite mpfuye kwitora nkaza kugira ibintu nk'ibyo ngibyo. Hari icyo mbishakira. Urabima ntago bimpa. Icyo ntago ari cyo kibazo mama. Cyazo ni kihe? Babizi ndakubaha kandi ndagukunda. Narabibonye. Aranyura kinabibonye. Erega buri kintu cyose kigira impamvu. Kubona ababwiye izina ritari ryo bifite impamvu. Kandi iyo mpamvu no yumva nyumuzumva ari yo. Wowe rero uragature. Kwera utunyanga ufite wowe ukuntu nakubonye. Wowe unabona umuntu wanamwica. Nawe uri kumbwira gutyo cyane. Rero niba udashaka kumbwiza ukuri ugomba gusohoka vanga ukagenda. Isi mama urabona nasohoka nkajyayo. Uri gutera undi muwe? Ntago ngende. Urabona nasohoka. Uramaze. Uko utararumva ari ibintu bikaze. Nitwaye neza. Iki kikabona abonye kikureba neza kivuga ngo uri mwiza. Gwese umwana wa Mari. Njyewe Latifa. N'umugabo ufite inda wagira ngo ni bikapu 6 yikoreye. Ariko ibyo ni iki? Mama mbabarira. Umugabo adafite amafaranga. Mbabarira. Abagabo bose babakirona baba batafite inda. None se nda nibwo bukire cyangwa n'ubushera navuga. Ese we iyo wireba urimo kubyiruka umukobwa umaje kugera mu myaka 30 utegereje iki? Mama mbabarira pe niyo nagira 40 ntabwo nabana n'umugabo wagira ngo yikoreye inzu kunda. Noneho rero. Kanzamwifatira. Erega nakumvise. Mama nakumvise ibyo wari urimo byose. Icyo nakubwira nuko imipango yawe noneho kuri uyu mugabo umeze gutya nje ntabwo nyirimo. Uhora unkangisha ngo uramvuma, ngo urankura mu muryango, ngo urambyaruka, nushaka umbyaro. Nanjye maze igihe kinini cyane mfakaye di. Umugabo wonze namwifatira. Ngo iki? Hako se mama.
Karine wamutwaye umwana ugeretseho kumutwara umugabo mama warekeye aho ngaho ukagira mu rugo rwagende ninjye wamubwiye ngo ave mu rugo rwagende akakubwira ati iyo umuntu agize agatebo ayorevu umva umugabo ni nk'ibati iyo umuyaga uje aho rigurikiye bararitwara urumva nanjye yankunze se nkabibona ahubwo nkakwereka reka nanjye nkeneye umugabo ubundi se kamaze kubaza niba utamushaka wowe njyewe urabona nanjye ntamukeneye ubuze ko twamwigarura wakimara we iyi mitungo nayo tukayegukana ubuze bareba ngo ndebere cyangwa urebera abana banjye urumva ko utareba ari ibintu byatanje iyo utinya kumbwiza ukuri bigira ko hari ikindi kintu kibyinshi inyuma ubutaha hano tuzatubasanga abantu baje kudutera ibyuma rero iyi focus yo gukagenda cyangwa udashaka kugira ngo nyine tubikore mu mucyo Murakaza bikore mu mucyo ni ibintu byoroshye muhamagaraze waburitse ntifashe telefone ngo mpite muhamagara reka ngiye mubwiza ukuri ngiye ntabwo umuntu arisa ngiye tugikunda ntabwo ngiye umuntu arisa bimukunda pe ntabwo akiri mu ruhande rwanjye cyakora reka nkubwire ubundi ntabyo uzi jyewe dore ukasinasera agakoma kereka yabyaye ntahari ibaze uze mu rugo rw'umuntu uzi neza ko umukobwa uhari mwakunda mbega abana b'impeke ariko ndakubwiza ukuri ntabwo umuntu arisa ngiye nkundarana ni ukuri kw'Imana nose mbere se mutabitubwiye mwahishaga iki rega ari igihe byabaga ari kugira ngo umuntu arise basi bitamubangamira hano muri ubu mwese uba byari kuba ari byo nyine hari igihe umuntu agira amahitamo ukisanga wakosheje ariko atari ikibi wari ugambiriye ngiye ntabwo umuntu arisa ntabwo tukiri kumwe no ntabwo mukiri kumwe hanyuma nshaka kubaza kuba umuntu yaragucumbikiye akakugira neza wowe nk'indushyi bisobanura ko uza ugashaka kwigaruza n'abakobwa bo muri urwo rugo upanga iki n'umwana wawe ubwo ntabwo uri kwikuraho no kuba witumye ugiye gutereta umukobwa gicongore izo ntoki nzazica uri kumva shaka usohoka vuba vuba basi mbwirire kisa tubanze tuvugane muvuga niki kisa utarabura ntabwo wari uriho unamuza ntabwo wakomeza ukaba umuvugane Kesi nyine ngiye ndashaka ko mbere yo gusohoka kisa rero twabanze kuvugana isoko kwanza ngo urabona wasohora hano muri ubona by'ubuzungu ati ntabwo nsohoka ahangaha kire guhamagaye polisi Kesi ni igiki ku buryo utasohoka hari impamvu mvuze Kesi yose reka njya kumureba nabyo mbimubaza harabinsobanurira neza Kesi abavanga muri mu rwose nka iya birasa yose ikaba iyacu n'ingi ikaba iyacu ako se mama upfana iki n'imitungo uzi ko neza wagira ngo Imana ijya kukurema yafashe umubiri wawe iwuhuza n'imitungo DNA zawe zihuye n'iz'imitungo hanyuma iyo urebye ubona abakire batabayeho neza iyo urebye ubona abakire batabayeho neza ninde muntu wigeze wumva kugira ibintu ngo agire amazi agire imodoka agire amafaranga ninde wifuje kurara muri ruhurura cyangwa mu bizu biva mama ku buryo wakifuza kubana n'umugabo nk'uyu ngo ni imitungo ese imitungo afite ni iyi se urabona tutari urungano urabona tutari muri urungano we n'uyu mugabo mbonye hano cyangwa uramubyaye uyu nguyu yakoraga iwanjye ari umushefu w'abandi bakozi uyu yakoze iwanjye ari mukuru twenda kungana turi mu kigero kimwe ariko naranamwubahaga wagira ngo nari nyamutagera akazaza ejo wariteganyirizaga wagira ngo ntase ko niwe nari naragize umushefu nawe arabizi ko namwitwayeho neza niyo wahembaga abandi bakozi mama rekera aho ngaho mbabarira umbwire ufite iyihe ndwara ufite indwara y'abagabo ufite indwara y'uko wenda nsazi y'iwawe ni kubyita ufite indwara y'imitungo ubundi urwaye iyihe ndwara zose ndazirwaye iyo gukunda abagabo iyo gukunda imitungo iki zose ndazirwaye kandi nkeneye kuzivuza zigakira hari amafaranga ndayashaka hari n'umugabo ndamukeneye rati napfakaye ryari ubu niboneye ikintu cy'igipupa nk'iki ngiki tukuzuzanya tugasazana se bitwaye niba utamushaka rero
ubwo ngaho komeza numara kumera imvi warameze imvi inzonyo zaraje nibwo uzabona ko uyu mugabo ari umukene uzamumbere reka nkubaze ubundi tuje hano mu yihe gahunda tuje gushaka umugabo Gakire cyangwa tuje guhangana na Karine kugira ngo byibura twigarurire imitungo yacu birasa yatwaye niya Karine tukayigarurira none si byo abagabo biraza Karine n'inzigo Karine n'umwanzi sinzi impamvu utajya nyuma ngiye bya Karine ndabyumva mama ndanabyubaha ko ni imitungo ari yo numva gahunda Shavura imanira kosi wanyuze mu buzima bubabaje imanira kosi byose uri kumyuramo byose bizarangira natitadere herezo